urakaza neza mu rubanza. Ibintu tugiye kukubaza n'ibyo tugiye kukubwira ubyumve kandi ubisubize uko bikwiye. Nutabikurikiza urajya mu muri utazima. Ibyo uri gukora ni ubusa. Ushinzwe ibyaha byinshi cyane. Urashinzwe ibyaha byo gutekereza Imana. Nabajije cyapaza kirambwa ngo henda kugwa imvura y'amafaranga. Baziguye bana yanyumva yewe. Kandi ngiye narose ko agiye kugwa imvura y'imisumari n'imihoro. Ugize ngo iki? None se tuzahayugama ahubwo imvura y'imisumari. Y'amafaranga yisibireka hazagwa imihoro mwana. Ugashinzwe ibindi byaha byo kubeshira abantu mutari kumwe. Aba we mwijuru barakoresha. Uze waho ni mwako gahura na cya Yuda. Ntago yaba ari Yuda kuko Yuda yaba yari gikuzimu. Yuda ntago ari kuzimu. Ni ikigabo kinini cy'ibigango cy'igisore ukuntu. Nagwaro giye cyakubise Yesu nararubonye. Kandi urashinzwe ibyaha by'ubusambanyi. Noneho bibiga apuye amana. Ikibike yashakaga kunsoma. Ugize ni buriya mugaro umutinganye. Ubuzurusore Neza. Ubutunagana. Ni nkuruge. Ari abantu bakaza. Yuda yari umusore. Cyakigere yamukubise ari nkawe. Nago wamushobora uriya mugabo. Ni munini. Ibyo nabyo ni ibindi byaha ushinjwa. Icyo cyo kiraguhamye. Ngaho kuramo ibyo bintu wambaye nudakuramo ujye mu muri utazima. Unakoyemo najya mu muri utazima. Kuramo tukubone mu maso cyangwa ujye mu muri utazima. Mana, ubuse koko napfuye? Oya, ntabwo wapfuye nonaha kuko wapfuye kera. Ubu ngubu wari uri mu rubanza. Ariko urubanza urarutsinzwe. Ugiye kujya mu muri utazima.